My friends, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nizeye ko ibintu byose birimo kugenda neza, haba mu buzima busanzwe, haba mu rukundo hagati y'abakunzi banyu ndetse no mu mibanire yanyu. Nizere ko ibintu birimo kugenda neza no mu buzima busanzwe. Ku muntu rero uje hano bwa mbere, ku muntu mushyashya utari umunyamuryango w'icano yacu, nakubwira ko nkwifuriza kugenda ukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro byose bizakurikira bijye kugira neza nta kibazo. Nkubwira no gukora share niba wifuza gusangiza iyi video ku zindi inshuti zawe, urabikoze cyane. Nkomeje gushimira rero n'abantu bakomeza kudukurikirana, inshuti zacu, abantu bacu batuba hafi cyane kuri support yanyu. Namwe mbabwira ko mbashimiye, n'amakomenti yanyu mukomeza gutera, murakoze cyane. Uyu munsi rero nabateguye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku impamvu zo kuniha cyangwa se gutaka ku mugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni ibintu bikunda kubaho cyane nk'uko tubizi. Ugasanga umugore ni umuntu uri kuniha cyane, abagabo benshi bakabyibazaho, cyangwa se abagore benshi ugasanga hari n'abagore batabikora, ariko nzi ko ari umubare muke cyane, umubare muke cyane w'abagore batabikora. Abagore benshi rero usanga ari ibintu byabo, usanga ari ibintu babikora kandi ari ibintu bishimisha n'abagabo muri rusange. Ngiye kubwira impamvu rero umugore aba akora bino bintu, impamvu abikora, kuko hari igihe umugore ashobora kubikora umugabo akagira ubwoba, akumva ko ari ikindi kintu, yakumva ari kuniha cyangwa se ari gutaka akagira ngo yamubabaje cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze kutari kwiza. Kandi mu by'ukuri ngiye kubwira impamvu y'umugore aba ari kubikora. Impamvu ya mbere rero ni ikimenyetso umugore ashaka kukwereka, akugaragariza ko agukunze, wowe uri umugabo we cyangwa se uri umukunzi we muri imibonano mpuzabitsina. Ni ikimenyetso kiba akoresha mu byo kukwereka ko agukunze. So nk'uko tubizi rero, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe muri icyo gikorwa, mu mabanga y'abubatse urugo, ntabwo ari byiza ko umugore akubwira amagambo menshi, avuga amagambo menshi. So rero hari igihe ashobora gufitamo gukoresha ikimenyetso kugira ngo akubwire ko agukunze. Niba uri umugabo rero wajya kubibona ku mugore wawe, sava, ukabibona, ukabona ko hari ikintu, ukabona ko ahora abikora buri munsi, ntubwiye ko rero ashaka kwereka ko agukunze. Icyo nicyo kintu cya mbere. So ikintu cya kabiri rero nakubwira gituma umugore aniha cyangwa se ataka mu gihe barimo kubimukora mu mibonano mpuzabitsina, ni ikintu kiba kikwereka ko aryohewe. Burya umugore utaryohewe uzamubona ko ntazigera ataka, azaceceka, azumva bitamufasheho, yumve nta kintu na kimwe ari kumva. Ariko bwa bushake kwa kundi ari kwiyumva mu mubiri we, kwa kuryoherwa aba ari kumva mu gihe cy'igikorwa, nibyo bizatuma aniha cyangwa se ataka. Nk'uko nanone nabikubwiye mu biganiro byashize, kimwe muri ibyo ngibyo byo kuniha cyangwa se gutaka biri mu bintu bikwereka ko umukobwa agiye kurangiza cyangwa se igitsina gore agiye kurangiza. So rero niba akoze ibyo bintu, bivuze ko yishimye ku rwego rwo hejuru cyane, byamushimishije, yaryohewe n'icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri gukora. Ni byiza cyane rero ko umugore umukora imibonano mpuzabitsina n'uburi umugabo, umugore wawe agataka cyangwa se akaniha mu gihe muri icyo gikorwa. Ikindi kintu nakubwira rero gituma umugore aniha cyangwa se ataka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ni mumwe mu buryo akoresha ari guhumeka. So urabibona nkuko nabikubwiye rero, umubiri w'umugore mu gihe mwese mwashatse imibonano mpuzabitsina, amaraso yanyu bari kwirukanka mu mubiri, amaraso bari kwirukanka, kandi mwumva iriya ni siporo, nkuko navuze nanone ni siporo. So rero kugira ngo ahumeke, nyine ni uburyo akoresha kugira ngo ahumeke muri we, abicishije mu kanwa ari guhumeka. So ni kwa kuniha yayo cyangwa gutaka, nanone ni mu buryo akoresha ari guhumeka, nabyo ugomba kubimenya. Ntukamubuze rero, niba ubona umugore wawe ari kuniha cyangwa se ari gutaka, ntukamubuze. Ni ibyishimo bagufitiye, ni urukundo bakwereka, kandi ni uburyo aba arimo guhumeka. So rero ugomba kumureka kandi ukabyishimira, nawe uri umugabo ukishimira ko umugore wawe ari gukora icyo gikorwa. Ikindi cyane nakubwira rero gituma umugore aniha cyangwa se ataka, impamvu iba yabiteye, ni mu buryo bwa mbere bwo ko akwereka ko uri umugabo we, nawe akaba ari umugore wawe. Aba kwiyumvisha ko umwihaye wese, yakwihaye wese, nawe mwihe wese. Nibona ko umugore wakoze icyo kintu cyo gutaka cyangwa se kuniha, ni igikorwa kikwereka ko yakubwiye ko ari we mugabo wiwe, yifuza, yumva ko amukora ibintu neza. So rero nawe biguhe courage yo kumva ko nawe hari icyo ugomba gukorera umugore wawe, hari ikintu ugomba kumushimisha cyane, yishimye, ariko nawe ugomba kurenzaho kugira ngo agere kuri ya kundunduro, yumve ko ibintu bimeze neza,
yumve ko yaryohewe cyane. Rero abikora kugira ngo akwereke ko ari we mugabo we gusa afite, nta wundi, ari wowe muntu wenyine mukorana icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ari wowe yishimira, ari wowe yumva ko uzi kubikora. So rero umugore nakora ibyo bintu ntibizagutanga cyangwa se bikugire ibintu ugomba kumenya, kugira ngo umenye ko umugore wawe nakora ibyo bintu bimwe na bimwe mu byo ndi kugenda nkubwira aribyo bizakwereka ko ari message zabashaka gushaka kutazahita uyimenya, ariko niba wabonye iyi video menya ko izo message ndi kugenda nkubwira ibyo bizatuma umenya ko umugore wawe ariyo mpamvu ari kuriya cyangwa se ari gutaka. Kuko hari abagore babikora, hari abagore babizi bakabikora nyine babizi ko aricyo ashatse kubwira, ariko wowe mugabo nawe ni byiza ko ubimenya nawe nyine ukamenya ko message ashatse kuguhereza. Ikindi kintu nari nakubwira rero gituma umugore niha cyangwa se ataka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, byerekana ko atari igishegabo. Sinzi ukuntu byumva, ariko burya kakajwi kiwe keza kwakunda ameze byerekana ko atari igishegabo, atari wa muntu ufite ibibaraga, kuko umugore burya ni umugore woroshye mu mibonano mpuzabitsina, ugasanga nyine ni umugore wiyoroheje mu buriri, mu gitanda. Kwa kuntu hako akajwi keza kiwe ni ibintu byiza cyane, kandi nawe nzi ko neza ko bizagufasha kuguha courage. Byajwi giza uri kumva kakajwi keza kiwe kuzaba uri kumva kazagufasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina ikomeze neza, kandi nawe ube wagira izindi mbaraga zo kuba mwakomeza kuba neza kandi kikakomeza kugenda neza. Ikindi kintu none nakubwira rero, icyo kintu cyo kunira cyangwa se gutaka cyerekana ko umugore wawe ahari mu ntekerezo wese ahari, nta kindi kintu gutekerezaho. Ubwo nyine umwanya ni wowe ndetse ni nawe, nta kindi kintu ari gutekerezaho, ni wowe gusa, nta wundi muntu, nta kindi, ni ku mibonano mpuzabitsina. So rero niba ataka cyangwa se aniha umugore wawe, bizavuga mu by'ukuri ko nta wundi muntu, nta kindi kiragutekereza. Ubwo umwanya wose yawuguhariye, ni wowe yumva ko ni wowe ubuzima bwawe, ni wowe wiwe, ni wowe wawe, yakwihaye wese umukoresha icyo ushaka. Uri umugabo rero ni umwanya wawe wo kugira ngo umugore wawe umwereke buri kimwe, kandi umwifungurire umutima wawe, umwereke buri kimwe ushaka, wumve ko uri open, umuryohereze, ibintu bishobora kugenda neza. Icyo nawe nakubwira rero, nani ugomba kwitondera niba uri umuntu w'umugabo. Abenshi bikunze kubaho hari umugore utaka bitewe n'ububabare bamuteye. Icyo ni ikintu ugomba kwitaho kandi ukakimenya neza. Bose siko bataka cyangwa se baniha bishimye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, hari n'ababikora mu buryo bababaye bitewe n'uburyo cyo bamukoreye icyo gikorwa. Nkuko nakubwiye rero, ikintu cya mbere ugomba kwitaho, menya neza ko umugore wawe muri gukora imibonano mpuzabitsina yishimye kandi yabanje kubishaka. So urambwiye rero, niba wajya gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ntabyo yashatse, urikora nkawe ku ngufu, ari gutaka. Uko gutaka ntabwo ari ibyishimo, nawe urabyumva, ari gutaka kubera ko wamubabaje, urikora ibintu udashaka, uri gushiramo igitsina cyawe, uri guhatiriza. So rero banza umenye ukuntu utegura umugore wawe kugira ngo ibyishimo byose bimeshe kugenda neza. Nataka rero ntabwo wamuteguye, nta muda arimo, yumva atabishaka, wowe uri umugabo waje ushaka imibonano mpuzabitsina, uwisubije igitsina cyawe mu gitsina cy'umugore, yarari mu bana, yarari mu guteka, umuhamagara mu cyumba, ubikora. So urumva rero uko nguko ni ukubabara, ntabwo ari ibyishimo. Ntumve ko nakubwiye ibi ngibi gusa wumve ngo byose ngo niba ngo sava ngo umugore wanjye yatase ngo yanise ngo yishime, oya, ntabwo ari byo. Menya ko rimwe na rimwe ashobora kubikora bitewe n'ububabare ushobora kuba wamuteye, bitewe n'uko utamuteguye neza. Ariko nzi neza ko umugore wamuteguye neza, byagenze neza, amategeko yose naguhaye wamukarishije neza, byabaye, yazanye ububabere, ujya washyiramo igitsina cyawe. Ariko nzi neza ko icyo gihe azaba ari ibyishimo. Ariko niba nta bubabere mu by'ukuri umugore wawe afite, ukumva ntabwo ameze neza, nawe rero urabyumva, urumva ko icyo gihe urumva ni igihe azaba ari kubabara, yumva ko igitsina cyawe kiri kumubabaza, kuko azababara kuko nta bushake, ntabwo igitsina cye kizaba gifunguye ngo yumve ko nawe umubiri we washyushye umeze nk'uwawe. Ni byiza rero kugomba kubanza ukamenya ati, si umugore wanjye ari kwishima kubera ko ababaye, cyangwa se ari kuniha kubera ko ababaye, cyangwa se ari kuniha kubera ndi kumubabaza. Nabyo byose rero ugomba kumenya niba uri umugabo mu gihe muri mu gikorwa cy'abubatse urugo. Ku mugabo rero umaze kubwira ibi ngibi, ugomba kumenya neza niba umugore wawe yakoretse icyo gikorwa, ni message ashaka kuguhereza zino manje kukubwira. Menya neza ko niba nawe yabikweretse, nawe ni byiza ko ufite ikintu ugomba gukora, nawe ugomba kumuryohereza, ukumva ko ari ahawe, yakoze ibyiwe, nawe ugomba gukora ibyawe kugira ngo igikorwa kirusheho kumuryohera kandi birusheho kugenda neza. Kandi nanone ntabwo nawe ugomba gutuza n'umugabo n'umugore wawe ari kuniha cyangwa isi iki, ugomba kumubwira ko umukunda, ukamubwira amagambo meza kugira ngo igikorwa gikomeze.
nawe rero uri umugore iki gikorwa umaze kuvuga cyo kuniha cyangwa se gutaka ntabwo byitaho, oya menya ko ugomba kubyitaho kandi ukamenya ko ari ikintu gishimisha abagabo cyane, birabashimisha nk'uko namaze kubibwira, bituma n'umugabo courage ziyongera. Ntukabwe umugabo ngo yakoreye imibonano mpuzabitsina nabi mu gihe wari umeze nk'igiti, mu gihe mvaga ari kuryamana n'umuntu ari nkaho wapfuye, ntabwo uri umuntu wapfuyemo, nawe umenya kuri mu gikorwa, ugomba kuniha cyangwa se ugataka kandi ugakora ibyo byose twize ubushize, ugakora na byandi ukanakora nyine ukumva ko igikorwa ari cya babiri bikarushaho kumera neza. Niba uri umugabo rero ntumve ko umugore wawe ngo umucecekeshe umubwe ngo uceceka iki n'iki, kandi wa mugore ntubikore ku buryo biri burenge, ntusakuze cyane kugira ngo abantu bamuhanye imbibi cyangwa se mutandukanyijwe n'ibikuta kugira ngo wumve ibyo muri gukora. Hoya bikore gace ko n'umugabo wawe muri kumwe gusa niwe uri kubibwira, kandi nzi ko ibintu byose bizarushaho kugenda neza. Ndabakunda cyane rero mwakomeze kunkurikirana, nizere ko ibi bintu mugiye kuzajya mubikora kandi mubikora muzi n'icyo bisobanuye ku bagore, kandi n'abagabo muzi message abagore banyu baba bashaka kubohereza mu kuniha cyangwa se mutaka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ndabashimiye rero, bye bye, naho ubutaha, ndabakunda cyane.